irambwira ngo iriya myenda harimo imbaraga zo gukurura abagabo bakagwa mu byaha by'ubusambanyi. Navuganye nawe namubwira ngo ndagukeneye tubanze duhure. Mana irambwira ngo iriya myenda nayimpereze mbaze nyitwike. Nayimenye nyitwike niba ashaka kuvugira Imana. Mana irongera irambwira ngo mbese kuki abanyarwanda batari maso. Ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo ni umupfu cyangwa se ni umudayimoni. Ariko abantu mukamamagara mumubwira ngo nazabasengera. Ni ikibazo gikomeye. Mupfa bamugatenga kandi umudayimoni ntabwo amubanga. Ntabwo amubanga. Kuki mugeze mu gihe cyuko mugenda mu mwijima kandi mumona umucyo. Mana irambwira ngo mbese kuki abanyarwanda mutakiri maso. Umuntu aravuga ngo ni umudayimoni, ni umupagani, ni umurambo. Ariko ukamamagara kumubwira ngo nusengere. Tugeze mu gihe cyuko abantu mutarimenya ko tugeze ku mugoroba w'isi. Abantu bari kugenda n'ingaruka z'ibyaha byabo bagiye bakora. Umuntu agakora icyaha cy'ubusambanyi kwatura bikamunanira. Mana anyeretse uburyo muri gukora ibyaha bigiye bitandukanye ariko mwanze kwatura. Mana irambwira ngo ugiye kubahana abanyarwanda nimudahinduka nimutaba maso. Mana yantumye kurura mu byaha irambwira ngo naze musengere mwatuze. Naze bitiye nagenda kubona umuntu w'umugabo yikinisha ndetse atwaye ikinyabiziga. Mana irakubona kandi ibyo mukora byose atagaragara Imana igiye kubigaragaza. Telaza winema ekolai. Mana irambwira ngo mbese kuki mukomeje kugenda ko mubishatse. Mana irambwira ngo igihe tugeze munsi cyo kuyambika ubusa. Mana irambwira ngo arabona agiye mpuburanga ariko babukoresha basambana. Mana agwaye buranga ariko buranga ufite bwawe se bwo kuyambika ubusa. Kuyambika ubusa ntabwo bikigezweho. Gusambana ntibikigezweho ariko ubu n'inyota mufite ubusambanyi muri kwiterwa n'iki. Inyota mutigeze mukiri batoya muri kwiterwa n'iki. Mana arambwiye ngo abanyarwanda bakomeje kugira abashinwa ariko ngiye kubahana. Mama shatse ukimara kumva ino message ukeneye kwatura umcaye batwite mwongere musinge kuko niki Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nize mbabwire. Tugeze mu gihe abantu batekemera ijambo ry'Imana. Umuntu akaba yarasambanye ariko umukozi w'Imana akaza kumubwira ngo Imana gukora igitangaza gute kandi Imana igiye kuguhana. Mbona Imana muvuga murayizi. Wasambanye bwa mbere uragenda utega moto ukurya ndi kukubona. Ntabwo wasambanye se kutanduye sida. Ariko Imana irambwira ngo abanyarwanda n'abataba ariko inyitura abantu bari kunyitura iri kumbabaza. We petit kuki muri gukora ibyaha bitandukanye kera mutakoraga. Imana irambwira ngo ugiye kubatungura kandi igiye kugaragaza ibyari bihishwe. Yambaye ijambo irambwira ngo urabikora kwibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzaku star nzaguhana uko byose bikurikirana. Imana igiye kuguhana. Ntabwo uri mu kazi waragasambaniye se. Ibyo ukora hatagaragara Imana irabibona. Ntabwo nibuza gutinda kuri zino kamera ariko ibintu ukora hatagaragara Imana irakubona. Imana ikeneye kuhinduka we petit. Imana ikeneye kuva muri urwo busambanyi bwawe maze iminsi ukore. Imana anyeretse mwere ku buryo abantu bajya gusenga batajyanywe no gusenga ahubwo mujya ahubwo mujyanywe no gushaka abantu muzagusa mu byaha. Telaza winima ekolai topini manda kuwa. Imana irambwira ngo igiye kubahana. Imana igiye kubahana. Imana igiye kubahana ariko biteye agahinda kubona umuntu yarasengeye akazi ariko amara kukabona amafaranga mbere kwasamanira. Imana inyera ku buryo myenda yambaye kurura abagabo ndetse bakagwa mu byaha by'ubusambanyi. Imana inyera ku buryo nguye gufata iyo myenda nkayitwika. Ariko tugeze mu gihe abantu bagenda mu mwijima. Imana yanyeretse uburyo abantu benshi bari kugendana imitaka ariko yamaze gutobagurika. Mufite amasezerano ariko ntabwo azigera sohora na rimwe. Kubera iki? Mwagiye mwihabwa kubera amarangamutima. Banyarwanda mumaze kwitwara ko mubishatse ariko Imana igiye kuza mu Rwanda ndetse n'umwana muto agiye kubimenya. Imana igiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda kandi mugiye kubimenya. Imana igiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda kandi uko mwahohoteye umurimo w'Imana bigiye kugaragara. Ndabihanuye nk'umuhanuzi w'Imana. Ndabihanuye nk'umuhanuzi w'Imana. Ndagira ngo dusengane nawe. Maze iminsi usambana ubikora uko bishatse. Maze iminsi wikinisha uko bishatse. Uzi ko ari n'abantu nagiye mwerekwa nkabona hari abantu bagenda na porno kandi arabaririmbye. Wavuye muri kora kugira utware bibiri ariko ukora ibyangwa n'Imana. Kuciswa ku cyumweru. Bakunze ba Hambogoodness TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye yaba u Rwanda, u Burundi, Kongo, Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabifuriza akazi keza kandi kuba gafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege. Iyi mukurikirana rero ni Hambogoodness TV nge mugiye kubana naye mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubashimira uburyo ki mukomeje
gukora subscribe, share ndetse na comment ku biganiro tubagezaho. Uyu munsi rero tubafitiye umushyitsi rwose w'imena twakiriye bwa mbere kuri kamera za Mbogo TV. Ni umusore rwose arashima Imana, muramubona ko akeye rwose na fresher ni zose. Ya turakwakiriye mukozi w'Imana. Murakoze kunyakira, Imana nibaho umugisha. Amen amen. Mwatangira mutwibwira n'amazina yanyu. Umuntu mbonye hano bwa mbere kuri zino kamera, nge nitwa Prophete Karoli, ndi umuhanuzi w'Imana, ndi umuntu utavangiye. Ya urabibona, ibindi rero naho mukanya bwira mugenzi wawe ngo naze yumva ijambo ry'Imana cyangwa se naze yumva ikimana mushaka muri kano kanya. Amen amen. Ya urakoze cyane Prophete Charles. Urakoze cyane, natwe turagushimiye cyane kubwo mwanya ugiye gutanga kuri izi kamera za Mbogo TV. Ni iby'agaciro cyane. Ya ubusanzwe Charles, Prophete Charles, mu rugo ni hehe, aho uturuka? Ese uri ingaragu? Njyewe ntuye Kigali ariko mpamaze iminsi mikeya. Ubundi aderesi zanjye nabaga muri Malawi. Yego. Ndano Kigali mu ivugabutumwa ariko ntabwo nzahatinda. Yego. Ya murumva ko uko byindi wambajije ngo ndi ingaragu cyangwa se ndi iki? Aho ngaho wenda nshobora kuba ndi umugabo cyangwa ndi n'umusore, ariko simbivuze muri kano kanya kuko mu bantu bankurikiye nta numwe nshaka guteretamo. Yego. Ubwo niba ndi umugabo biri ku mutima wanjye, niba ndi n'umusore biri ku mutima wanjye. Ahubwo reka maze nkubwire ngo ndi wa muhanuzi utagira amarari y'ubusambanyi, ndi wa muhanuzi utajya utavangiye. Kuko impamvu mbihishe nshobora kuvuga ngo ndi umusore mugatangira munyandikira, cyangwa se navuga ngo ndi umugabo mukantinya. Ahubwo icyo ndi cyo kiri mu mutima wanjye. Baze nkubwire ngo sinya mfashwa n'umupagani, nta nubwo abanyabyaha njye mbakunda. Ahubwo message nkuzaniye muri kano kanya, bwira mugenzi wawe ngo tugiye guhura n'umukozi w'Imana Prophete Karoli. Kabisa. Niko bimeze rwose, niko bimeze. Murumva ko hano twafashe mu kindi kirere, tugiye mu kirere cya kabiri. Urumva turi kumwe na Prophete Charles rwose. Akatubwiye ko atari umugaragu cyangwa se akaba yubatse. Ibyo byose biri mu mutima wiwe. Hato ataza kugira abatangira kuzana message ati rwose nagukunze maka nimero kawe. We ikintu atagetingo cya mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza, urumva ko ikintu kizirana n'icyaha rwose. Aracyanga urunuka nk'uko Imana nayo icyanga. Ari yo mpamvu tugomba kwirinda ibintu bijyanye n'icyaha. Hanyuma Charles, Prophete Charles, hari inkuru maze iminsi mbona z'umumama. Uriya mama witwa Mama Chance. Uriya mama ko numvisha avuga ibintu biteye ubwoba. Hari ikintu wabivugaho? Tutiriwe tunatinda muri kano kanya, mbere yuko ngira ikintu mvuga, Imana yarambwiye ngo ninze mbwira abanyarwanda ngo igihe tugezemo si cyo gukora ibyaha. Imana irongera irambwira ngo ninze mbabwire ko ije guhemba no guhana. Ikindi Imana irambwira ngo ugiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda, kandi umwana mutoya agiye kumenya ko Imana ihageze. Umuntu utazi gusenga agiye kwiga gusenga. Ikindi Imana irambwira ngo abanyarwanda ntabwo muri maso. Imana yabanje kumpereza message kuri uriya mubyeyi mbere yuko ibintu bibanza kujya hagaragara cyangwa se abanza kwigaragaza. Imana irambwira ngo nimvugane nawe ndamuhamagara. Message ziri muri telefone yanjye. Nibyo twavuganye nabyo nawe, nibyo navuganye nawe biracyahari. Imana irambwira ngo nize mubwire ngo igihe tugezemo cyangwa se igihe arimo ni Imana imushaka. Imana yanjye ajye mwiyereka ibanzinyereka ukuntu iriya myenda yambara irimo imbaraga z'abadayimoni. Imana imbwira yuko iriya myenda gisirikare ahora avuga ngo yayiguze amafaranga menshi. Imana yayinyeretse mwiyerekwa, irambwira ngo iriya myenda harimo imbaraga zo gukurura abagabo bakagwa mu byaha by'ubusambanyi. Navuganye nawe namubwira ngo ndagukeneye tubanze duhure. Imana irambwira ngo iriya myenda nayimpereze mbaze nyitwike. Nayimenye itwike niba ashaka kuvugira Imana. Imana irongera irambwira ngo mbese kuki abanyarwanda batari maso? Ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo ni umupfu cyangwa se ni umudayimoni, ariko abantu mukamamagara mumubwira ngo nazabasengera? Ni ikibazo gikomeye. Mupfa bamugatenga, kandi umudayimoni ntabwo amubanga. Ntabwo amubanga. Kuki mugeze mu gihe cy'uko mugenda mu mwijima kandi mu muntu umucyo? Imana irambwira ngo mbese kuki abanyarwanda mutakiri maso? Umuntu aravuga ngo ni umudayimoni, ndi umupagani, ndi umurambo, ariko ukamamagara kumubwira ngo nusengere. Tugeze mu gihe cy'uko abantu mutarimenya ko tugeze ku mugoroba w'isi. Abantu bari kugenda n'ingaruka z'ibyaha byabo bagiye bakora. Umuntu agakora icyaha cyo gusamanya kwatura bikamunanira. Imana yanyeretse uburyo muri gukora ibyaha bigiye bitandukanye ariko mwanze kwatura. Imana irambwira ngo ugiye kubahana abanyarwanda nimudahinduka nimutaba maso. Imana yantumye kuri uriya mubyeyi irambwira ngo
naze musengere mwatuze naze musengere duhana gahunda y'uburyo agomba kuza nka musengera kuko Imana yanyeretse uburyo hari abantu gabo baje basenya ingo zabo kubera uriya mudamu mama shaze ntabwo ngubeshyera higengeze musi cyo kugutwikiraho Mana yakuntumye irambwira ngo nuhindukira gushaka Mana yakuntumye irambwira ngo ibintu uri gukora biri kwibabaza tugeze igihe abanyarwanda muri kwitwara ko mu bishatsi abana ntimugitinya gusambana Mana irambwira ngo igiye kubahana kandi ibyo mukora hatagaragara igiye kubigaragaza Mana nyeretse uburyo abanyarwanda benshi muri kugenda mu ngeso z'ubusambanyi buryo benshi muri abajura buryo benshi muri kuvuga ngo Imana yavuze kandi itanavuze teraza winima ekorari ariko Imana igiye kubagaragaza niko Imana yambwiye Imana irambwira ngo nadaca bugufi ngo yature igiye kumucecekesha ndetse igiye kumuzimya Imana irambwira ngo nataba amaso ngo ahinuka ze musengere ngo mwatuze ziriya mbaraga z'abaranje ariko amazina isakoresha Imana igiye kumuhana ntabwo nyampanura ibintu ngo bitinde mu bantu bangurikiye nawe nibuzi ko wagoye mu cyacu ubusamanye zo kumamagara musengera nibuzi ko wikinishije zo kumamagara musengera ariko biteye nagenda ko umuntu w'umugabo yikinisha ndetse atwaye ikinyabiziga Imana irakubona kandi ibyo mukora byose atagaragara Imana igiye kubigaragaza teraza winema ekorari Imana irambwira ngo mbese kuki mukomeje kugenda ko mu bishatsi Imana irambwira ngo igihe tugeze munsi cyo kuyambika ubusa Imana irambwira ngo abantu bagiye mpuburanga ariko babikoresha basambana Imana agwaye buranga ariko buranga ufite bwawe se bwo kuyambika ubusa kuyambika ubusa ntabwo bikigezweho gusambana ntibikigezweho ariko ubu n'inyota mufite ubusamanye muri kwiterwa n'iki inyota mutigeze mukiri batoya muri kwiterwa n'iki Imana arambwiye ngo abanyarwanda bakomeje kugira abashinwa ariko ngiye kubahana mama chance ukimara kumva ino message ukeneye kwatura unshake narakwandikiye ndakubwira ngo Imana iragushaka ndakubwira ngo Imana ikeneye kuhinduka ariko ubu ni gute ubu uyoboye icyuma cy'amasengesho kandi uri umukozi w'Imana ariko abantu bagakuramwa amada cyangwa se ngo zigasenyuka kubera wowe Imana yongeye irambwira ngo nimbwira abanyarwanda ngo ugiye kubahana mbisubiremo kandi nagize yerekwa ari intera gahinda Imana irambwira ngo ababyeyi mutwite mufite abana banyu mubasengere ababyeyi batwite mwongere musenge kuko niko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nize mbabwire tugeze mu gihe abantu batakemera ijambo ry'Imana umuntu akaba yarasambanye ariko umukozi w'Imana akaza akamubwira ngo Imana gukora igitangaza gute kandi Imana igiye kuguhana bo ni Imana muvuga murayizi wasambanye bwa mbere uragenda utega moto ukurya ndi kukubona ntabwo wasambanye kutanduye sida ariko Imana irambwira ngo abanyarwanda n'abataba ariko inyitura abantu bari kunyitura iri kumbabaza we petit kuki muri gukora ibyaha bitandukanye kera mutakoraga Imana irambwira ngo ugiye kubatungura kandi igiye kugaragaza ibyari bihishwe yambaye ijambo irambwira ngo urabikora ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzakuenable star nzaguhana uko byose bikurikirana Imana igiye kuguhana ntabwo uri mu kazi waragasambaniye se ibyo ukora hatagaragara Imana irabibona ntabwo nibuza kutinda kuri zino kamera ariko ibintu ukora hatagaragara Imana irakubona Imana ikeneye kuhinduka we petit Imana ikeneye kuva muri ubwo busamanye bwawe maze iminsi ukore Imana yanyeretse mwere ku buryo abantu bajya gusenga batajyanywe no gusenga ahubwo mujya ahubwo mujyanywe no gushaka abantu muzagusa mu byaha teraza winima ekolari topini manda yakuwa Imana irambwira ngo ugiye kubahana Imana igiye kubahana Imana igiye kubahana ariko biteye agahinda kubona umuntu yarasengeye akazi ariko wamara kukabona amafaranga mbere ukayasamanira Imana igiye kubahana niko yambwiye ngo nize mabwira ngo ugiye kubahana Imana inyereka uburyo abantu muri gusenya ingo z'abandi kandi muri abarokore bahehe musenga ryari Imana inyereka uburyo abanyarwanda muri guhotera umurimo w'Imana Imana irambwira ngo ibyo mukora byose igiye kubibahanira nigize abashinwa abakobwa ntimugitinya gukuramo amada ariko Uwiteka arambwira ngo ibyo byose ngiye kubishyira ahagaragara kandi Imana igiye kuguhana uko bikurikira Imana impereza message irambwira ngo hari abantu bagiye bafite ingo baragiye bubaka ingo ariko baraguye mu cyaha cy'ubusambanyi ndetse n'ubu ngubu hari abanze kubyara kubera yuko uwo muvumo uracyabakurikiranye uri muri fiançailles warasambanye ariko ntabwo uratura Imana irambwira ngo hari abantu nagiye ni mu rubyaro kubwuko banze kwa bitwa ko babishaka ese Imana ije ikakubwira ngo hinduka mwana wanjye gutabara njye nkaza nkabikubwira injye umwungewe Imana irambwira ngo ndi Imana itagimenyerwa ibyo ngibyo urabikora ukibwira ko uhanye n'Imana ibyo ngibyo urabikora ukibwira ko uhanye n'Imana ariko yewe murakora we reka nkubwira ngo nta murakora mw'inzoga ariko mbega abasinzi we mbega abasinzi ariko Uwiteka agiye kugwana uko byose bikurikirana umuntu aravuga ngo ndi umudayimoni ariko mukamuhamagara ngo nabasengera umudayimoni abamwira imima amashansi ko
ko naguhamagaye nkakubwira ngo mama chance katubonane kuko Imana ishaka kumbwira ngo uhinduke kuko Imana hari kishaka mbese mama chance ibyo wasubije nta kubyibuka ko wambwiye ngo uri mu cyuma cy'amasengesho ngo uri gusenga ko tutabonanye Imana nyere ku buryo myenda yambaye kuri abagabo ndetse bakagwa mu byaha by'ubusambanyi Imana nyere ku buryo nguye gufata iyo myenda nkayitwika ariko tugeze mu gihe abantu bagena mu mwijima Imana yanyeretse uburyo abantu benshi bari kugendana imitaka ariko yamaze gutobagurika mufite amasezerano ariko ntabwo azigera asohora na rimwe kubera iki mwagiye muyahabwa kubera amarangamutima Banyarwanda mumaze kwitwara ko mubishatse ariko Imana igiye kuza mu Rwanda ndetse n'umwana muto agiye kubimenya Imana igiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda kandi mugiye kubimenya Imana igiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda kandi uko mwahohoteye umurimo w'Imana bigiye kugaragara ndabihanuye nk'umuhanuzi w'Imana ndabihanuye nk'umuhanuzi w'Imana ndagira ngo dusengane nawe maze iminsi usambana ubikora uko bishatse maze iminsi wikinisha uko bishatse uzi ko hari n'abantu nagiye mwerekwa nkabona hari abantu bagenda na porno kandi arabaririmbye wavuye muri kora kugira utware bibiri ariko ukora ibyangwa n'Imana kuciswa ku cyumweru ukambara birebire ariko uri umusambanyi ndagira ngo dusengane nawe ntabwo njya nikibago kandi ntabwo njya ninginga abapagani ntabwo njya ninginga niba warasambanye uze kumpamagara niba warikinishije uze kumpamagara ndetse niba warakoze ikintu cyose cyangwa n'Imana uze kumpamagara nkwatuze Mwami ndagushimiye kuri Imana itagibeshya yego ndagushimiye kuri gitari cy'amahanga uyu mubyeyi wagira inama yo kujya gufata imiti yo mu bapfumu zo kumubabarira uyu mwana w'umukobwa umaze iminsi yikinisha uze kumubabarira ndetse umuntu uza guca bugufi wese uze kumweza umutunganya uze kubabarira abantu ndi kubona bajya bagwa mu byaha by'ubusambanyi uyu nguyu umaze iminsi yikinisha abikora bwa mbere akabyongera aba bantu bafite insubira z'ibyaha izinsubira cyaha ubeze watunganye kandi uze gutanga imbabazi ku muntu wese uri buze guca bugufi yego ndagushimiye kuri Imana itagibeshya ndagushimiye ubwo ashize barambwiye ngo nimbwira abanyarwanda ngo niba bataremejwe n'ibya mbere bagiye kwemezwa n'ibya kabiri ari kuri Imana itagibeshya ko mwami ndakwinginze ngo uze gutanga imbabazi izina ryawe niryo mu izina rya Kristo sobanesheje urakoze amen ya urakoze cyane Prophete Charles urakoze cyane kubwo message utanze rwose ndatekereza mama chance ahari iyi message abiyumvise rwose iki akabaye cyiza yareka ibyarimo akagarukira Imana kuko Imana igiye kugira gute kubonana n'abantu barimo basebya umurimo wayo bitwikira mu murimo wayo kandi batari mu murimo wayo neza mu byukuri uyu mama chance naye nigeze kumwumvaho ejo bundi ku rupfu rwa Gogo ibintu yatangaje nanjye byankuye umutima kimara kuvuga ko ari umuzimu wigendera ngo yarapfuye nawe warabyumvishe Prophete narabyumvishe kandi naramuhaye message uko agomba kuzanshaka tugasengana none telefone wamuhamagara nafate telefone twavuganya mbwira yuko ari gusenga ubwo ngubwo ngewe naka kanya message Imana imbwiye yuko iramyenda azayimpereza ntabwo nkeneye kwitwiga imbaraga z'abadayimoni zirimo zikavamo kuko Imana ikeneye yuko we ahinduka ubwe Imana ibintu ari kugendamo ntabwo Imana ibishaka arabyumva uko byasa kose nimba adashaka ko Imana abonana nayo agomba kugira gute kumva message umuhaye agomba kuyumva kuko nza abantu benshi Imana bagiye bashaka guhangana n'Imana ikabereka ubuhangange bwayo ariko Imana tuzi ko ari Imana y'inyembabazi impamvu igwaye message nuko imukunda kugira ngo agarukire hariya kuyobya abantu asenya ingo z'abandi ibintu nk'ibyo byose rero Prophete Charles turagushimiye cyane kubw'umwanya uduhaye hano kuri Hambo Goodness TV turabagushimiye cyane tubibutsa ko Prophete Charles mubare cyane ari afite amazina hari TV yiwe yitwa Karoli TV mbibutsa ko mwayisacinga rwose mugakora subscribe mukajya mukurikiraho ibiganiro abagezaho n'ivuga butumwa rero Prophete Charles nagira ngusabe ko wahereza abadukurikira hano kuri Hambo Goodness TV nimero bakubonaho nimero yanjye ushaka kunyandikira kuri WhatsApp ngugira ngo dusengane wandike akamenyetso ko guteranya 265 amacyenda 20 21 64 26
cyangwa se uhamagare kuri nimero yanjye ndi gukoresha hano mu Rwanda 078 21 58 035 uve mu byaha byawe hinduka. Yego, murumva rero uko byasa kose nimero murayibonye yaba ya WhatsApp abari mu mahanga no kuri telefone yagusengera, yaba abari mu Rwanda biroroshye cyane bahita muhamagara nimero mwayibonye kuri screen murimo murayibona zose, aho mwamushaka ntago mwamubura. Rero Prophete turagushimiye cyane. Turagushimiye ugira umunsi mwiza n'akazi keza, Imana iguhe umugisha. Amen. Amen.